bavandimwe nkunda Yezu Kristo akuzwe. Murakaza neza nanone kuri iyi gahunda Imana ikomeje kuduha kugira ngo dusangire ijambo ryayo. Twageze ku cyumweru cya kabiri nyuma y'umunsi mukuru wa Noheli. Murabyibuka neza mu gitaramo cya Noheli uburyo twifatanyije n'abamarayika baririmbaga bagira bati Imana nisingizwe mu ijuru no munsi abantu ikunda bahorana amahoro. Twakomeje urugendo rwacu tujya mu misa ya Noheli mu gitondo, turakomeza hanyuma ndetse tugera no ku cyumweru cya mbere nyuma ya Noheli, aho twijihije umunsi mukuru w'umuryango mutagatifu w'i Nazareti, Yosefu, Mariya na Yezu. Kandi twanafashe n'ingamba y'uko buri wese yatanga umuganda wo kugira ngo imiryango yacu yongere ihinduke ahantu umuntu yabasha, ahantu h'ubuhanuzi, ahantu umuntu wese yabasha kwisanzurira no kubona Imana. Igihe cyose dukora ibishoboka byose kugira ngo imiryango yacu ive mu bwigunge, imiryango yacu ive mu mazimwe, ive mu macakubiri, ive mu butane, ive mu bintu byose bituma nyine imiryango y'iki gihe ijya kure y'Imana. Ndetse rero no ku itariki ya mbere igihe kuri bonane twijihije nyine umubyeyi Bikira Mariya, kandi dushaka yuko dutangirana nawe umwaka. Ntabwo rero dushobora kwiheba kuko uwo mubyeyi azaduherekeza muri uyu mwaka mushya dutangiye w'ibihumbi 2021. Twifuza ko uzaba umwaka utazarangwamo coronavirus, tubifashijwemo n'Imana. Kuri iki cyumweru rero Kiliziya iradufasha kuzirikana intangiriro y'ivanjiri uko yanditswe na Yohana. Ngo mu ntangiriro ngo hari Jambo w'Imana yabayeho mu ntangiriro, kandi uwo Jambo w'Imana yari Imana. Jambo, twebwe tugira amahirwe kuko Bikira Mariya yiyerekanye mu Rwanda avuga yuko ari nyina wa Jambo. Uvuze Jambo rero buri wese ashobora guhita yumva icyo ashatse kuvuga. Nyina wa Jambo Yezu Kristo ngo yahozeho kuva mu ntangiriro. Natwe rero bavandimwe tugerageze gutangirana n'Imana, kandi twibuke yuko buri gihe Imana ari ifite ijambo rya nyuma. Ijambo rya nyuma mu buzima bwanjye, mu buzima bwawe, mu buzima bwa Kiliziya, mu buzima bw'isi yose, Imana ni ifite ijambo rya nyuma, kuko Jambo w'Imana arakomeza agakora. Kandi uko akora ibyo akora byose ni ibitangaza. Tureke rero Jambo yongere adukoreremo, Jambo yongere acane urumuri rwe mu mitima yacu, Jambo yongere adusubize umwidegembyo mu Bukristo, dukureho za bariyeri zose zitambika hagati yacu nawe, kugira ngo Yezu Kristo Jambo w'Imana adusubize ubuzima. Tugomba kubikora uyu munsi, ntabwo tuzagomba gutegereza ejo. Kandi uyu mwaka mushya Imana yongeye ku buzima bwacu, ni igihe duhawe kugira ngo Jambo yongere yigaragaze muri twe, kandi adukoreremo ibitangaza, abikorere ndetse n'abantu bose. Dukomeze rero dutekereze igihe cyose twagiye kure y'urumuri rwa Jambo, igihe cyose twumvise ko ijambo nyamukuru ryaturuka ku bandi, hanyuma twisubiraho twumva yuko ufite ijambo rya nyuma mu buzima bwacu ni Imana ubwayo. Kandi iyo Mana ntabwo yagumye mu bushorishori bw'ijuru gusa, ahubwo yemeye kwigira umuntu, isangira byose natwe, ibibazo waba urimo, ndetse ibikunaniza byose waba uhura nabyo, wumve yuko Yezu yavukiye muri ibyo byose. Ndetse niyo waba uri no mu byaha, wumve yuko Yezu Kristo yiteguye kukumurikira kugira ngo uve muri ibyo byaha, hanyuma mwongere mugendane. Kuko nuva muri ibyo byaha yakumurikiye, uzumva yuko ushobora gutangirana nawe, hanyuma urugendo rugakomeza kandi rukaba rwiza kurushaho.
ye mukomeze rero muryoherwe n'iki gihe cya noheli, kandi buri wese yera imbuto abigiriye imana, kugira ngo urumuri rwa jambo rwongere rwigaragaze kandi rugere ku bantu bose. Nk'uko bisanzwe buri cyumweru mugende musome ivanjiri uyu munsi uko yanditswe na Yohani. Ni intangiriro y'ivanjiri uko yanditswe na Yohani, umutwe wa mbere kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 18. Mukomere kandi mugire ibyiza byose Imana ituzigamiye. Ushobora byose nabaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Mukomeze muryoherwe n'iki gihe cya Noheli.